ubu wowe nukuvuga ngo iyo wabwiriwe byo byonyine ubu se nta wariye nyoko ni yanagutuma no kumuzana utuzi kugeyo ni yanagutuma no tuzi ngumugireyo ariko umwami Yesu wagisaza we yamaze iminsi 40 mu butayu atajya atanwa atakira kuza kumuntu Nubwo natwe Mungu ugenda bihakanye cyangwa ni iminota 40 ariko nje namwe kwigisha ni ntago bibaga namwe kwigisha ni ndasha Pasiteri barabake abakwirira amatongo ariko mwagiye mwumva sha byaratuvuye nuko ariko muri zo minsi natwe ikintu twakora mu buzima bwacu nukugerageza tugakora ibyo umwami Yesu yakoze kuko yakoze ikintu gikomeye cyane sahi urumva niwe yamaze iyo minsi hari ikintu runaka yarashaka kugeraho ubu nkatwe niki dushaka kugeraho muri twebwe niki dushaka kugeraho ubu nawe uzagira umwigane ubishoboye wasanga mu cyumba cy'amashengesho urumva wagwana we waje no mu cyumba cy'amashengesho ariko waje kureba ngo pasiteri arigisha gute ninde uruzi umwuka ntabwo bacuza umwuka wagwana urukumva ahubwo ijambo ry'Imana niryo risigaye ritubwira ngo dukora iki ubu nta yari yahodotse ako si wagwana we watujije kandi agusohora Imana bemerewe gusohora umuntu umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira ibuye rihinduka umutsima haleluya ngo nuko umwanzi sekibi satani uri kubyumva neza ngo ni kubyumva garamubwira ngo niba ufite ubwo bubasha fata iryo buye ngo fata iryo buye urihindura iki komaze dusomere Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa umwanzi aramuzamura mwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabigabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese amen nuko ngo Yesu arigera amubwira ngo ntago umuntu atungwa n'umutsima gusa kandi ako kantu yavuze koko ni ukuri sayi wakugaburira ibijuma kabiri koko ntago bishoboka na Yesu nawe yavuze ati nta muntu utungwa n'umutsima gusa cyangwa se n'ibihingwa gusa ahubwo n'icyumweru cyashira nukuvuga ngo rero wagisaza we tutajyana ubwanwa nukuvuga ngo weki aho wagusuzuguye sha Yesu yaravuze ngo usubu ntari ubwanwa Yesu yaravuze ngo ayo namamera Yesu yaravuze ngo urumva nta muntu utungwa n'umutsima gusa ahubwo n'umwuka wera Imana yonyine yagutunga ukabaho ndetse ikanaguhaza mu buryo yishaka ko uhazwamo nukuvuga ngo icyo dukwiye gukora ni ukwizera uwo muremyi waturemye akadushira no ku isi mu sura yayo ndetse hagati yacu tukagira ikintu bita urukundo ndetse kakanya bakakwiye kuvuga ngo ndasohoka mu cyumba cy'amashengesho nanjye ndabwira mugenzi wanje utabasha kugera hano aze nawe azumva ku ijambo ry'Imana burya ijambo ry'Imana riromora umva gisaza riromora ntago kureka kunyita gisaza nukuvuga ngo abasaza bahozeho nubwo aba basaza bimbura mukoro nkawe ariko abasaza bahozeho ubu se umudugudu utuyemo gisaza bakuje abasaza nawe wajeyo nawe wambere ubu se uko nabaje ku rutonde nk'uwo kangahe bose bakuye abapasiteri wajayo Jesus yawe ngenda kugira ngo naturangijwe n'Imana cyahe na Satani ari kundeba uretse mu kanyura naturangijwe n'Imana wa rusaza urumva nuko umwami wawe aravuga ngo twumve ijambo ry'Imana Pasiteri kubise muzehe komeza tubyire nuko numfukamira ukandamya buriya bwose buraba ubwawe haleluya ndafashijwe rwose haleluya haleluya nuko ijambo ry'Imana riravuze ngo yego haleluya amen ijambo ry'Imana ritubwira yego aho imitima yacu ikora aka kanya wakubwira ngo
fata mugenzi wawe mwivugana umuhe nyina kumwivugana ndakugabira biriya bintu byose ushobora kubyemera ariko umwami Yesu yaravuze ngo nibishoboka umvira iki nzumvira umuntu umwe gusa wowe kuki utumva uwo muntu umwe gusa bagushakira ikivovo ni ukuvuga ngo rero mu buryo kugira ngo twumve ko turi mu mwuka turi mu ijambo ry'Imana neza duhagaze mu mwanya w'Imana mureke imitima yacu ibe hamwe nadukomereze mu buryo kugira ngo twihute cyane tutaza kurambirana bene data bene sku Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukorera yonyine. Amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero ku rusengero aramubwira ati nibura umwana w'Imana ijugunye hasi. haleluya mw'abantu mureke dukore ibyo Imana ishaka apana ibyo dushaka. ubu aka kanya wagenda akaguhagarika hariya ku mukingo ari wa metero ebyiri ngo urahanuka witure hasi akugabire ibyo ushaka byose ubutunzi ushaka. usibye wowe uri kuvuga ngo wasizwe amavuta ni ukuvuga ngo wowe wabikora avuga ati nta kibazo mugishenjagure ariko byanze bikunde mbeho neza ariko ntabwo twavuye mu rwego tutisize ariko ni ukuvuga ngo zikarikari kuvuga mwatse ibiganiro mwaba kristo mwe twumva icyo Imana itubwira mukaye natamaho abanyoko ngo nabahemukiye canga n'igihwagari yisize. ni ukuvuga ngo rero Yesu icyo yakoze ariko Ubwo ni buto Yesu si uto niko bayitekaga ariko se hano turi mu cyumba cy'amashengesho mureka twumva icyo Imana itubwira. Abakristo mwe rero amavuta tuvuga twasizwe n'Imana ntabwo ari ngaho mubona tujya mujya mu nonore mu cyatsi mu bijumba no mu bihaza mujya mwisiga mugasa neza oya twasizwe amavuta atabasha kubona na buri umwe wese tutisiga ngo tuyage ku ruhu ahubwo nawe Mwuka Wera yadusize mu mutwe indani mu mutima aba kukwegisha mu bwonko ariko sha ubu se ubona mu bwonko bwawe kanarayaza uzi Pasiteri ubu umuntu yisiga amavuta y'umuhondo reba ukuntu ubwonko bwari urezana ko yaga hari umupasiteri ugitukanara waheye ako se muri abakristo ntabwo muri ibivumo. oya Pasiteri dusobanuye neza umuntu yisiga amavuta mu nda we mwaravumwe cyangwa mwaragize gucana imitwe yanyumera nk'iyatakaye ndi kumwe n'ibishushunguri gusa canga wowe yisiza aho tutari kureba mu kwaha bafashe icyuma baramubaga bamusiga mu mutima. nabivuze ngo wa musaza wakuze nk'ikibonobono kitagira nuza ngo wenda gikamo n'agatoki we nacyo ko kigiraga akamarora nuvuga ngo wowe ungana guca ko nta bwenge ahubwo mureke twunguka ubwenge kandi bwuzuye ingofero yanjye ariko sha bite byawe ni ukuvuga ngo rero mureke mu buryo bwa ducunguza uburyo umwete uwafashijwe nawe araza avuga ati yicuze ariko mu buryo kugira ngo ducunguze uburyo umwete ni ukuvuga ngo reka twere duhere umukristo wacu adusomere ahandi undi murongo twabateguriye Imana yadutumyeho. ugume mu Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. Haleluya. Mu buryo bwa ducunguza uburyo umwete rero none aho Imana yatubwiye ngo twihanangirize kugira ute ikindi nashatse kuvuga cunguza uburyo umwete ni uvuga ngo twewe nyine twanangize imitima yacu gukora ibyo Imana ishaka apana ibyo iyo idashaka. Ndetse ubonye mugenzi wacu mu nzira itari nziza ukabona iti iyo nzira ntabwo ari nziza ca muri iyi ngiyi iyo ngibyo basi tubikoze ubwami bw'ijuru twazabubona tutagoranye. Sibyo abakristo bene data nibyo oya ubwo wamenya ko inzira nziza ari iyi inzira nziza rero yo kumva Uwiteka Imana icyo tubwira akaba aricyo dukora. oya none si njye ntabwo ndi kumva ubu wasanga umuntu ari kugenda mu nzira
byamara kugera mu nzira nawe uri kugera mu nzira wangiza ukamubwira ati umuntu w'Imana ati iyo nzira ntabwo ari nziza wamusaza ngo rero iyo urebye umugore w'abandi ukamutekerezaho cyane ubucumuye bwo kumutekereza ntugasubiza amaso yawe inyuma. be Pasiteri ndi kuba nafashijwe nshaka kugira ngo nihane mu nsengere nanjye nakiraga Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero abantu bose bari kuba bafashijwe baje hano imbere tubasengere, uvuga ko gufatwa ni ugufatwa n'ibi gukizwa